myinshi iyo ni karahabutaka buri munsi utari no kureka ngo nitabe mubwire kudahari uyu shoferi uhamuhamagara ko numva ntasobanukiye shoferi wari Bisaba akomeje kwindagiza umugore we Tereza. Bisaba yifitiye incorekeye n'ikimenyimenyi yayise shoferi. Ese ko umugore we Tereza yamuvumbuye Bisaba araza kubyitwara magute? Ari wanje isanzure wumve umeze neza unyawe mu gituza wumve uburyo umeze by'isi nta mayobera ubuzima nabwo ni ihurizo. Ese birashoboka ko umwana na nyina bakunda umugabo umwe? Ese ko uyu mwana akomeje gukorerwa ihohoterwa n'iyicarubozo amaherezo araza kuba yahe? umuhungu wanjye we okay gaho shanga murebe Umunyarwanda yabivuze ukuri koko ati gukunda utagukunda ni nk'imvurirwa mu ishyamba. Chris yikundira Joy, Cynthia agakunda Chris. Ese Chris uru rugamba araza kurutsinda? Buno agiye kumwitaho cyangwa agiye kwita ku muhungu we none? Nyuma na nyuma Cynthia hawe ikaze mu rugo rw'abandi. Ese biraza kumuhira? Byose ni ku Murinzi Empire. niba utaretse itabi ngo ufate amazi ujye muri dushe ukarabe. Akabi gase ko nakeza koko. Muzehe Bisabo akomeje guhata kugendekeye gutani nikira bicucu byaguhaye. ubu kuko nta nubwo uri kumva ko ndi inzirakarengane, nta nubwo uri kumva ko nanjye mfite uburenganzira bwo gukunda umuntu ushaka. Cyangwa ubutunzi bumaze iki muri buno buzima? Butarimo amahoro, butarimo kwishima. Uzabaho gute Anita? Turagushakira ineza. Nanjye ndishakira ineza. Uri ariko warayobye fungura ubwonko bwawe kuki ukumva ariko ubona umuti wabaye. Fungura umutwe wawe urebe neza utekereze. Fungura ubwonko bwawe utekereze neza urebe ikigufitiye umumaro. Urebe ejo hazaza hawe niho tukwifuriza. Uranyumva neza? Uri mwakundana n'ibirara by'ingegera bimeze kuri byari bitugize gute hariya? Ntabwo uzabasenze bafite imbunda baraje bari banyisha ubwanjye, bari banyicanye na bofu, bari banyicanye na mushiki wanjye. Uri mwanyumva neza? Zira mbesire z'ibirara z'ingegera wowe. Ntabwo wibwira ko kuba batarakwisha ari ukubera ko n'Imana bari baje gutabara, ntabwo bari baje kubica. Ari ibyo sawa mutuye ntabwo muhazi ko batari baraje mbere yuko umushimutu yangegera tutarankandagiye imbunda uzingera bakubise bo uzikibatira bakubise bofu cy'umuntu agiye cy'iki muri byo niyo mpamvu nakuzanye ahangaha kugira ngo mpamagare ahe nuna ntari ndashaka ko ari none ubwanjye mbyiherekeza nkageza kure ya polisi cyangwa byose barafite akabutwara mu Bwongereza ukarekana na ziriya dosiye. N'ubu ubwanjye ndakwifitiye ndakuresha se Aniko ndakwinginze Sabiba, ndakwinginze udusabye imbabazi. wabaye iki koko uko kuri uranta ntiwirere? Uri anko wanjye uriya ni Rwanda basi uyu munsi wonyine ndakwinginze fasha mu mwana wabyaye. Anko ngiriye impuhwe ndakwinginze niwe muntu wenyine nsigaranye. Ubwenge cicira niba gukunda n'ibirara bikatugira kuriya kamarade nyiriya mbesire kiriya kijiji uri mu badukoreye. Umura mukobwa wanjye Anita ndakwifuriza ikiza ariko kuki utabona ko nifuza kugira ubuzima bwiza? Ese utekereza ko iki kintu turi kuyigirana nacyo no kugira ngo ejo hawe heza mbese nakugeza mu rugo kuko byaza kuba kuri biriya biringanya. Ubu rero ngukeneye kukwitwarira ngiye guhamagara nonaha kandi
kuri bifite amatsiko ndagiye babwire ko noneho anga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byagira igishyike cyane so noneho bigiye kuba byahinduye ko tumaje kubona aka Kamarade ndetse n'Emile bakomeje kuvuga ati tumaje bigwa wabonye kanga bita Emile avuze ati ngenda rambiwe ibintu ndabihaza ibintu ntabwo nshaka kuba nabiva mu seno no bigiye kuba byagenda biteka ari benshi mwagiye muvuga ati noneho ibintu bigiye kuba byahinduye so noneho film yacu igiye kuba yaryo gusa najya bwikuno ariko kuri no film yacu kuba yagira igihe cyane sinye no kuba nakubwira agashya kwashije kuba kaba ubwino film yari gukinga uri bufite amatsiko nawe ukaba kubazwa ibintu bigiye kuba byagenda tera gatebe ubundi kandi kuri iyo butel yanditseho subscribe ubundi ambashe kuba nakubwira bigiye kuba byakurikiye byose ndetse no kuba nakumara amatsiko nkubwira ko ahangaha ibintu bigiye kuba kwa bakomeje kwikurikirana umunsi ku munsi ndagira mbwe ko nono ibintu bigiye kuryoha ibintu bigiye kuba byahindura isura cyane yuko umunye kwanga bita leta akomeje kugenda avuga ati mbabara nimba kuko unkunda by'ukuri ntuhamagare are ntubwire are kuko arabizi neza ko araramutse ageze hanga yavanga ibintu kandi marabizi neza mwese ko arameze nk'umusazi urumva ko nanga ibintu bigiye kuba byahindura ndetse intambara igiye kuba yavuga hagati ya Emile ndetse no kwa Rugigwa cyane yuko ubita Emile azi ko Rugigwa mwashimuse Anita gusa tumaje kubona ko atari Rugigwa mwashimuse Anita ahubwo ari uyu mugabo ari we Anko Anita ari wabashe kuba wagira gutyo undi agashimuta Anita ese no bigiye kuba byahindutse ko tugiye kubona ko ibintu bigiye kuryoha ko tugiye kubona ko intambara igiye kuba yaba intambara gusa nubwo yashimuze Anita navuga ko umuntu amufashije Rugigwa no ko wenda tubashije kubona yuko ari n'umugabo uri kumwe nawe gusa navuga ko ari Rugigwa abashe kuba yakureza bamwicenye muri bakabasha kuba baza gufata Anita ubundi bakabasha kuba babona ubundi uburyo babonamo are ese no bigiye kuba byagenda guteka no kabara akagambane agamije kubona ko Rugigwa nawe ari gupanga kuba yakwivugana are kuko yabonye ko are kugira ngo bamwikize ko bagomba kuba bamwica cyane yuko are yavuze ati kugira ngo mvanga bizagorana ahubwo nintabona Anita mwese nzabica mwese nzabivugana nishaka nzajye gupfira muri gereza ngira ngo ubonye ko ibyo byose ahango bita rero we byivuge atari byo ndi guhimba ahubwo mwese muranabizi neza kandi abishi byagiye muvuga ati yego nibyo uzabice bose mwabonye kango bita Fabera yahise agira ndetse Fabera byese na mucanga ese none bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kuba byaryo ibintu bigiye kuba byahindura ko mu rugiye kuwaka muri no film nzira musaraba wari umaze igihe kirekire utegereje ibyo wari umaze igihe kirekire wibaza ko ugiye kuba watangira kubibona agiye kuba nakubwira rero agashya kabashe kuba kabanjye mugiye kubana ushatse wanyita Tiki Blaze ngo hayi kaze nige yajwi abanini kakajwi abaza bakubeshya nje kuba kubona ndetse nkuha n'ibimenyetso bikana yuko ibigiye kuba byaza mu biri byanya byo kandi mugiye kuba gutangira kubona ko film yacu igiye kuba yaryo muje ko nakanga bitacyusa nawe akomeje kwibaza avuga ati ese iribagiza yahumutse ryari iribagiza yatangiye kureba ryari kuko anga yamaje kubona ko iribagiza nta mikino ndetse iribagiza amubwiye yuko atagomba kuba yamuha imbabazi ese none biraza kuba byanyira gute nawe jya muri comment tubwire ese uri kumva iribagiza kwe kuba yatanga imbabazi urumva iribagiza kwe kuba yacyusa imbabazi noje kujya muri comment tubwira uko byumva kugira ngo dukomeze kugira tuganitse dukomeze kugira duhanahana ibitekerezo kuri ino film inzu musanze zitubera mu bigiye kuba byakurikiye byose ufite igitekerezo cyangwa ikintu ubona kitagenda neza jya muri comment ubundi nanjye nkagiye kuba nabavuga nawe atubashe kuba twagira ibyo duhindura mu ufite igitekerezo cy'ikintu ubona twakora cyangwa icyo twahinduramo ushobora kujya muri comment ukabyandika kuko ngiye comment irazisoma cyane kandi ibitekerezo byenda byo cyane kandi ibitekerezo byanyu bifata nk'inkunga ikomeye cyane kuri twebwe ndetse idufasha gukomeza gubaha ino film ndetse imeze neza cyane ufite igitekerezo kuri ino film rero ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba wagiramo ikintu utanga kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tubyoherwa neza ndetse dukomeze kugenda dusobanukirwa iyi filime inzira y'umuswa kuba mwamaje muvuga ati ese no ndirimbo ya Kamarade ndetse na Emile so indi ariko hari nashonje indirimbo ya Anita ndetse na Emile tushaka kuba twayumva uburyo mwayikoze nababwiye ko buri kimwe cyose muzajya mwifuza nzajya nkibaha ndetse ibyo ufite ikibazo cyose uzajya muri comment cyandike nanjye nzajya nza ngusubiza kandi ready yuko nzajya ngusubiza wowe uzandike muri comment ubundi nshinje kuba ntagushubije ngiye kuba nabumvisha uburyo ino ndirimbo yakozwe muri studio ubundi uraza kutubwira niba ho kuri kumva ari nziza cyangwa uri kumva atari nziza ubundi tubashe kuba twanahindura ariko nabyo twabikora mu bidusabye uvuze ati ndirimbo nagayiza tuyihindure nabyo twabikora nkuko nabibabwiye ibintu by'inzira n'umusaraba mba ndi hafi aho mba ndekereje kuko ngiyewe mba mariyo bari kwikina nababwiye yuko kwa namwe nkurikiye ngo mwe nongere mbisubiremo abantu mukurikirana umunsi ku munsi murabizi nimba utabizi jya muri video y'ejo nasobanura ikintu gituma ibintu byose mbibona nyaboneka rero nawe ndagira ngo usabe gukana kuri subscribe ubundi mbashe kuba nagutamo ibintu bimeze neza.
kuri kukumva nakongera ko kakandi kavuga ati nk'ubwo utabona mvuga amarangamutima arabikwereka ngira ngo mujye mukumva ku bantu mwambajije ati ese ninde wakaririmbye nawe urabyumvisha ko ari Kamande ndetse na Emile ku bantu mwise mwumva muri abahanga cyane kuko ndabizi ko muri abahanga kandi muhita mubyumva kugira ngo se mubyumva yuko ari Emile kugira ngo akaki kabagiro kameze neza ndetse beshi mujye mubasha kugakunda kandi ndabizi ko beshi mujye mugakunda ndetse abeshi mujye mubyandika muri comment bavuga ati ndi nibo turayikunda cyane kuko agiye twibutsa ibintu byinshi cyane ese none bigiye kuba byagende gute kanga twamashije ko nakanga ubyusa nakomeje kwibaza avuga ati ese iribagize yahumutse ryari iribagize yatangiye kureba ryari agira ngo nyekanga Steve ndetse na Cyusa byabacanze ndetse bikanaba kubakana mwese kubyibazaho cyane gusa babuze igisubizo cya nyacyo ese none bigiye kuba abyagende tukomeje ko nakanga bita iribagize bw'icyusa ati narakubonye ibyo wakoze byose am talking to you narakubonaga rero ngiye nawe amaso ku maso ese none bigiye kuba byagenda butecyusa ibyo yakoze gakomeje kugenda asaba imbabazi ko Cyusa akomeje kugenda avuga ati mbabarira ibyo nagukoreye byose ndagusabye imbabazi bigiye kuba byagenda gute none kanga ibintu bigiye kuba byaryoha none kanga ibintu bigiye kuba byahindura isura nawe amatsiko ni menshi nawe uri kubasura bigiye kuba byagenda gusa none mugiye kubona kanga bita Cyusa agiye gupfukama Cyusa agiye gusaba imbabazi gusibwagiza nama imbabazi avuga ati ngo ntawe imbabazi sinshaka kuzongera gukunda nawe sinshaka kuzongera kuba umugore wawe ukundi ibyanjye nayo birarangiriye ahangaha ese none biraza ko wagende gute Cyusa iribagiza bwase kuba yakusura bwire Cyusa ati nibyo byose mbigukuriyeho nawe amatsiko ni menshi gusa ni benshi bagiye bandika muri comment bavuga ati Cyusa nibyo yakoze warahemutse cyane ntukwiye ko wahabwa imbabazi nawe ushobora kujya mu mwanya wa iribagiza kutubwira uko byumva kuko mwabonye ko iribagiza yahuye n'itsanganya wonye ibintu iribagiza yahuye nabyo wabonye amagambo mabi Cyusa agendaga bwira iribagiza nawe ubaye uri iribagiza wabasha kuba wamwumva kandi ndabizi ko nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira uko byumva kugira ngo dukomeze kugenda turebera hamwe ndetse dukomeze kugenda tuganira ndetse dusobanukirwa byinshi kuri no filime inzira y'inzira kuri benshi mufite amatsiko ambabwira ko hanga ibintu bigiye kuba byaryoha ibintu bigiye kuba byaba umwoto sinzi niba muri kubibona yuko Rugema nawe ibyo bigiye kuba byarangira muri kugenda mubibona yuko Kamande na Emile bashobora kugira gutyo ubuzima bagarunya mu wundi bakaburangiza cyane yuko nibwo Emile yakomeje kuvuga ati ibintu byose ndabirambiye ibintu ndabihaze ibintu ndabiye kuba nabikora ngiye kuba nagira icyo nkora ngomba kwica umuntu ngira ngo wabyumvishe byose rero mushobora kubona hanga wita Emile agize gutya akivugana Rugema bya Rugema bigahita birangirira aho ngaho nubwo Rugema akomeje kwikarakasa gusa navuga kanga ibintu bigiye kurya gusa navuga kanga wita Kamande ndetse na Emile aho bagiye kujya gutyo ubundi bagashimuta umuntu bita Are ndetse na Rugema ese none bigiye kugenda gute nawe urabyiteguye ko ugiye kubibona ndagira ngo witegure kuko kandi subscribe kugira ngo umunsi iyo yasohotse umunsi agace ka episode ya mbere kuri season ka 5 kuba muri mutekereza aho turi season 4 utwamaje kujya season 5 tugiye kwinjira kuri episode ya mbere gira ngo nawe wabibonye yuko iraza imeze neza ibiryoshye nkuko wabibonye kuri thumbnail ni kuri ya iraza imeze iraza ari uburyohe ndetse iraza ari umuriro gusa dore ko navuga kanga bita Emile agiye kuba yajya gucikisha Anita ese none biraza kuba byamukundira nawe amatsiko ni menshi nawe rwose bigiye kuba byagenda ariko hari nashonje agusugiye ko nako ibintu bigiye kuba byaryo ibintu bigiye kuba byahindura isura iyo kamera ukuntu henda man sorry ni fist uri kumvangira ahangaha agusa nyine mugiye kunaka ibintu bigiye kuba abyagira biryoshye cyane se mugiye kubona yukanga ibintu bigiye kuba byahindura isura cyane ko ngamwe maje kubona ko Kamande ndetse na Emile ahanga ubita Kamande yakomeza kubwira Emile ati gomba kuba wagira gutyo kabana na Anita kugira ngo niyo Rugemwe yaza kubatandukanya cyangwa ari azasanga imwara abanye baburi cyo bakurundi babihorere usesona kanga Kamande ndetse n'umugore bakomeje kugenda babibumvisha nyina ngo ko Kamande yari yafashe Emile aratangira kubimubwira ubona ko n'umugore wa Kamande nawe yaratangiye kubibwira Anita ubona ko bari kugira ngo babibumvishe ndetse bose bamaje babashe kuba bagira uko babyumva gusa navuga ko Anita we aricyo kintu yifuza kuko Anita abafite ubwoba yuko Anita yimubaza bakamushimuta ubundi bakamutwara ubundi akaba yajya kubana na Are nk'ukanga muri kubona biri kugenda nk'uko afite ubwoba nk'uko ari kuvuga ati nimba koko unkunda nimba koko uri anko wanjye unyifuriza ibyiza mbabara ntumura mugome ntumira nyamaswa ngo ni Are kubona kangaha afite ubwoba ese none Are agaruka biraza kuba byina gutera naramukaje agafata Anita none Emile yazongera kubona Anita nawe amatsiko ni menshi nawe rwose kuntu bigiye kuba abyagenda gusa ikintu kigiye kuba cyane none karaza kuba karyoshye nakubwira ko ifilm igiye kuza agace kagiye kuza kagiye kuba karota episode zose igeze kubona kagiye kuba imigwano kagiye kubamo kumeneka kwa maraso season 5 igiye kuba ari uburyo season 5 iraza kugaragaramo finali iyi film izero gusa ko ati ese finali tuzayibona gute munyihangane yo nashonje ntabwo mvuga neza niyo muri kumari kuvuga gutyo nashonje mba ndi kuvuga nihuta kugira ngo igifu cyanjye kuko kiba gifite inzara bikaba ngombwa ko mvuga nihuta nyine kugira ngo mvuge vuba ugasanga nyine
kandi mvuze ibintu nabi gusa nyine mujye mwihangana kuko nanjye sinjye ni inzara bimeze nabi ibiryo bafite ari kuvanga ibintu ariko nyine nta kundi kabisa niko bimerewe ndi muri studio hari igihe ibintu bitameze neza urumva ibintu ari insazi gusa nyine nta kundi tugiye dukomeza kuyuganira dukomeza kubirebera hamwe ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda rega bambwiye ko mukunda sound yanjye niyo mpamvu nanjye nababwiye ko mbakunda ndetse nanjye buri kimwe cyose buri filime yose amusajye mwifuza yuko nagira icyo mbabwiraho nzajya mbaca gushaka umuntu uyidirectinga cyangwa umuntu uyiraho hafi cyangwa sound man cyangwa cameraman ubundi mbashe kuba nabatamo ubundi ababwira ukuntu bameze nimushaka no kujya babwira kugwibanga mwambwira bakavuga ati baso wajye tubwira kuri filime ugwibanga naho nkabasha kuba nagira gutyo ubundi nkabakorera agace no kababwira ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda kuko benshi mwagiye mumbwira ati ibintu tubwira tujye tubibona ibintu tubwira bijya bigaragara tukabibona ese ubibona gute ku bantu mwankurikiranye mwese murabizi ukuntu bimenya mwamaje no kubona kango bita Fabiola nawe ibibazo byamubanye ibitekerezo byamubanye ibitekerezo ari maribuka ibintu byinshi cyane ese none Fabiola bari gutekereza iki kuri uyu mugore nawe amatsiko menshi cyane yuko anga Fabiola yabwiye Rugema ati ese hagati y'uyu mugore uje gutanga amategeko ni iki kintu kirimo ko ndi kubakeka ko ndi kubakemanga ese Rugema yaba yarafashe no mugore akamugira nawe akamuya yaramugize umugore mwibanga rikomeye cyane mbega Rugema ko yaba ese Rugema ahita umwitiriye ese najya muri comment tubwire ko rusaza n'uyu mugore nawe abaye ari umugore wa Rugema kandi uzikavukana avukana na Fabiola ni nyina ntambara noneho umuryango wose yaba yarawufashe kabisa tubwirize na wamwita kugira ngo mukomeze kugenda tuganira mwumva ko yababaye imfizi y'akagari cyane y'akarere ujye muri comment ubwo n'imfizi y'umuryango birumvikana tujye tunyuza muri gato nagane nimba bwiye tujya muri comment nuko mbanyina ngo twigane nuko mbanyina ngo tugende twirebera ukuntu ibintu bimeze neza cyane tunaganira gatanu kandi ubundi nkomeza kubatamo ibintu bizima ndetse nkomeza kubatamo ibintu biri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda bicicikana muri no filime ndetse n'ibigiye kuba byakurikiraho byose dore ko mwamaje kubona ko shitani nawe yari hasi ndetse shitani avuze ati akomeje kuvuga ati atanga itegeko avuga ati ndashaka yuko Isimbi avanga kuko Isimbi yamaje kuba yabona umwana rero nagira gutya mviranga agende cyane yuko impamvu byose shitani kubyivugisha murabizi yuko iribagize murabizi ko Isimbi yavuze ati ubu ngubu shitani urungura amagabo wa mukuru wawe yagize gutya arambwira ati tugiye kubana ngaje kunkodereshinza hano mu mujyi wundi twibanire gusa narabyanze ngira ngo sibona ko n'umukobwa yesa amubwira ati ibyo bintu ntuzabikore ndakubujije umukobwa mwiza cyane nta mugabo cyangwa umuhungu utakwifuza kubana nawe wese ubona ko rihanga bita Isimbi yavuze ati ibyo bintu sinabikora ni hagaciro kandi ndi kugira ngo nite ku mwana wanjye nta kindi kintu ndi kureba aho usibye kwita ku mwana wanjye se none bigiye kuba byeyo nitwe shitani avuze ati Isimbi ndagira ngo avanga ndashaka ko Isimbi amvira mu rugo ese none Isimbi agiye kuba yajya ariko Isimbi agiye kuba yasubira iwabo kuba mwiteguye kubona Isimbi yagarutse kwa Rugema mujye muri comment tubwire ko niba biraza kuba byabashimisha kubona Isimbi yagarutse kwa Rugema kuko Isimbi agiye kuba yagaruka kwa Rugema ese none Rugema ari bwaze kuba yamwakira gute nta cyo kibazo kwe kwita ukibaza uvuga ati ese none Isimbi naramuka agarutse kwa Rugema ari bwaze kumwakira cyane yuko Rugema mwabonye ko ari nawe wamwirukanye amubwira ati vangani mbanza gutanga umwana wigira gutya ugende ese Isimbi naramuka agarutse Rugema ari bwamubwira ati ubwo garutse umwana ugomba kuba wamutanga kandi murabizi neza ko Isimbi umwana ugomba kumutanga ibyo byo mwese murabizi yuko Isimbi noneho atabyanga ndetse Isimbi noneho atanabitekerezaho kabiri kuko yamaje kubona yuko ibyo yari yarye mu byamufubanye ngira ngo ubonye ko Isimbi yicuzaga akavuga ati iyo mba naratanze umwana wanjye iyo mbagira gutya ngatanga umwana wanjye nkabyemera ubu ntabwo byose biba byabaye gusa mwabonye ko Isimbi kugira ngo abone umwana we namwe murabizi ibintu yakoze murabizi ko yamaje kuryama n'uyu mugabo mu shitani ndetse beshe byabataga ndetse beshe bikanababaza cyane rero mugiye kubona ko Isimbi bakimara kumubwira ati vanga ugende cyane ko n'uyu mugabo ashatse kugira ngo Isimbi avanga yitagenda akabwira Isimbi ati ntutavanga naza kuba natwara umwana wawe mwahita mubona ko Isimbi yitagenda urumva ko rero Isimbi agiye kuba yagira gutyo ubundi agasubira iwabo ese none Rugema yabwaze kumwakira gute Fabiola yabwaze kumwakira gute ese nyina ntambara yabwaze kumwakira gute nawe amatsiko ni menshi ndetse nawe uri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa ibintu bigiye kuba byaryoha ibintu bigiye kuba byahindura usura muri no filime inzira y'umusaduri kanga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaba ari akarusho gusa ndetse ari uburyohe gusa mbere yo dukomeza tunasoza ndagira amanze nkwereke filime nziza cyane nababwiye ko ku muntu wakanze subscribe kuri no channel azajya abona utuntu twose ndetse azajya abona utuntu twiza cyane ndagira ngo rero maze nkwereke filime nziza filime iri gucira filime yagiye ikundwa na benshi bakimara kubona trailer yayo ndagira ngo nawe manze urebe uraza kutubwira ukuri kubona kuko nabwiye ko umuntu wakanze subscribe azajya abona buri kintu cyose cyiza ndetse na buri filime nziza isohotse hari ukuntu ujya ku DJ ugiye gufata filime ukabura izina rya filime bakabaza ushaka iyi filime ngo nshakira filime nziza kandi warankurikiranye wakanze subscribe ngomba kujya nkubwira ati filime nyarwanda iryoshye imeze gutya iri urayisanga ngaha ubundi nawe ukagenda ku DJ uvuga ati ndashaka filime yitwa gutya ndagira ngo nawe manze urebe ino trailer kugira ngo
umenye ukuntu ino filime yitwa ubundi ubashe kuba wajya kuyireba ndetse ngitura n'abantu mwese muri kwiga kaminuza cyangwa abantu mwese muri kwiga muri kaminuza ndagira mbature n'ino filime muze kuba mwayireba kuko ni filime irimo inyigisho zikomeye cyane ko warebye filime nyinshi iyo ni karahabutaka University Life banyarwandakazi Queen TV show ni banga after banga. Queen yisanze muri university ariko nta buryo bufatika afite umushinga wamwemereye kumwishyurira birangiye umwemereye kumwishyura ishuri gusa ese ubuzima bw'uyu mujyi araza kubamo gute? kare muri twana dushyashya babivuze ukuri koko icyaro ni cyiza kandi gitanga amahoro umujyi Queen kumucanze nta yandi mahitamo afite usibye gushaka icumbi. Man hari ikintu nigeze ngusaba abo yita inshuti ze ni nabo banzi be nta muhenanye yabamufitiye ese ibintu byaba bigiye kuba bibi kurushaho. Urukundo rujyaho rushaka Queen yisanze ari gukunda Moise kandi Moise ni ikirara ese tunazihanganira kubona Queen akundana na Moise kandi abizi ko ari ikirara. Ubuzima bw'ishuri twese turabuzi tubamo bitandukanye kubw'ubuzima imibereho ubukene cyangwa se aho duturuka. Ndumva ushaka gukora koperative ariko ujya imbere ni nubwo abana n'umukobwa ntacyo bakora pe ahubwo ni ubuzima bwa university. Ese koko ni ubuzima bwa university? Kurikirana filimi University Life kuri Queen TV show kore subscribe itazagucika cyangwa muri comment ya mbere twayipininze. Kayo nguko ngira ngo nawe bibonye yuko agafilme keza cyane n'abanyarukiraho rero ubashe kuba kana subscribe kugira ngo ubashe kuba wayireba ndetse ukomeze kugenda uyireba umunsi ku munsi dore ko iyi filme igiye gutangira gusohoka ndetse izasohoka paka igeze kuri final uvuye kuri za filme zisohoka zagira gati ubu ntimumenye ukuntu byagenze gusinga iyo ndagira ngo ubwize ukuri ko uzayireba ndetse ikagera no kuri episode ya nyuma ukabasha kuba wareba iherezo rya buri kimwe cyose ndetse ni filme nziza ni filme ifite story nziza iryoshye cyane nakwifuriza nawe kuba wamenya ndetse ukagira n'inyigisho ukuramo nkuko ino filme nzira umusamu yikune ndetse mugenda mukuramo inyigisho nyinshi nko kwihangana murebeye kuri iribagiza uburyo iribagiza yagize gutya kihanganira cyusa ndetse n'uburyo iribagiza yagiye yihagararaho ntarire amarabizi kuri iribagiza yagize hakarera gusa bikagira bikamushaba ndetse akagira no kwihangana rero abaye ari we ndabizi ko waba wahokanye abaye ari wowe umugabo akakuzanira abagore ndabizi ntago wabukira aho kabisa wabahokanye wigendeye wavuze ati ibintu ntago bishoboye gusa mwabonye kuri iribagiza yaberetse yuko watari wo mwanzuro ahubwo ugomba guhama hamwe ubundi ugatuza ukareba ko ibintu wabishyira ku murongo ise none iribagiza ari bwaze gutanga imbabazi nawe nicyo kibazo wakahite wibaza uvuga ati se none bigiye kugenda gute iribagiza araza kuba yatanga imbabazi cyane ko ku bantu mutabizi ariko mbese nta muntu utabimenye byaba ari wawe watumye utabimenya kabisa uwo bita iribagiza cyangwa Rufonsina ku mazina mwagiye bumenyaho cyane navuga ko yamaje kwibaruka umwana mwiza cyane n'umukobwa niyo mpamvu ni kubona yuko hanga hatagaragayemo ambabwije kuri ku bantu muhora mwibaza muvuga nako n'abantu mwabyibaje muvuga ati se iribagiza ko tuheruka ari kwa muganga twite agiye kubyara yanabyaye vipi ko turi kumubona muri ino filime ziri musara bagitwite vipi ndagira babwire ko rero ahangaha izi filime mubona izi episode mwabonye tuzifata iminsi 2 mu cyumweru cyangwa umunsi umwe ariko bikunda kuba ari umunsi umwe n'amasaha make cyane tugakina izi filime niyo mpamvu mbona hari isohoka ubundi byo byagoranye byabaye insazi ambabwira ko mbakunda cyane kandi boza ku mutima ciao ciao we Fisto gira